Nyuma y'umwaduko w'abakoloni mu Rwanda, aha niho havutse insigamigani igira iti agahugu n'umuco wako. Ushobora kwibaza impamvu y'ibi, gusa ntugiye kure y'ibyo ngiye kukubwira. Mu bihugu birenga 196 bigize isi, hari itandukaniro hagati y'igihugu n'ikindi. Ibi mvuga ni ibijyanye n'imico yabyo, amahame yabyo ndetse n'imigenzo yabyo. Wakwibaza uti iyo mico ni iyihe? Ni uguterekera se, kubandwa se, cyangwa kunywana? Wakongera ukibaza uti ibyo bihugu byose ni ibihe? Yaba ari Pakistan se, ni Guinea se, cyangwa ni Thailand? Yego, hari uzi wabonye ahantu runaka, wasomye mu bitabo n'ibinyamakuru, wabwiwe se cyangwa wabayemo. Ariko se waba uzi inkomoko yayo n'iki isobanuye? Reka tubivimuze tumenye byinshi kuri iyi ngingo. Ni koko umuco ntugacike. Kuri ubu hari ibihugu byakomeje imihango, imigenzo, utibagiwe n'imico y'abakurambere babyo bakurikizaga kera na kare. Muri byo navuga nk'igihugu cya Ethiopia, kibarizwa mu majyaruguru ya Afurika, aho gituwe n'abasaga miliyoni 133 z'abantu. Kikagira amateka n'ibigwi bitangaza rubanda nyamwinshi, aho mu mateka kiranga bizwi ko kitigeze gikolonizwa n'abanyaburayi. Kikaba igihugu cyihagazeho, kirwana ku muco wacyo, imisusire yacyo ndetse no kubaho kw'abagituye kuva kera. Nta mayobera ahari, ni uko muri iki gihugu ariho havumbuye igihingwa cy'ikawa, mu rurimi rw'amahanga bita coffee, aho abarenga miliyari z'abatuye isi badasiba gufata iki kinyobwa, haba mu gitondo, ku manywa na nimugoroba, ku zuba se cyangwa mu mvura. Bimwe mu byo wamenya ku mico yo muri iki gihugu, dore ko ari na myinshi, akarusha igatangaza ba mukerarugendo bakigana, ni iyo usanga mu kibaya cyitwa Omo, ahatuye ubwoko bw'abitwa Morse, bazwiho kwambara amasahani ku gice cy'umunwa wo hasi, bo bafata nk'imitako y'ubwiza, cyane ku gitsina gore, ibitangaza benshi bidasize no kubatera kwibaza byinshi bitewe n'uburyo baba bagaragara. Ibi ni ibisanzwe ko umugore wo muri aka gace ka Morse afata inzira akajya ahagurirwa imitako y'ubwiza igaragara mu isura y'isahane, bakayishyira ku gice cyo ku munwa wo hasi. Ibyo bo bafata nk'ibibafasha mu kugaragaza no kubungabunga ubwiza bwabo. Si Ethiopia gusa ifite iyo mico idasanzwe, ahubwo icyo wamenya ni uko hari ibindi bihugu bigiye bitandukanye bifite imico yabyo yihariye, ari byo Papua New Guinea, Pakistan, Espagne, Ubuhinde, Thailand ndetse n'ibindi. Aha ndahera ku gihugu cy'Ubuhinde. Ese nicyo kiziho? Yego kirahari. Wasomye se ku byo wabonye muri filime zabo z'uruhererekane cyangwa wabwiwe? Ubuhinde ni kimwe mu bihugu bifite imigenzo n'imico idasanzwe, aho mu bice bimwe na bimwe usanga ko umuntu yasezerana n'inyamaswa y'imbwa, ibigaragara nk'imiziro kuri bamwe ntacyo bitwaye kuri bo. Si ibyo gusa kandi, utembere mu bice by'iki gihugu, haba mu mujyi rwagati, amajyepfo, amajyaruguru no mu mfuruka zacyo, ntaho utasanga amashusho manini cyane ahagaze ku butaka, ashushanyije ku nkuta z'inzu ndetse n'izikoze muri zahabu. Izi shusho kandi mu rurimi rw'amahanga bita stati, bizwi ko ari zo mana Abahinde basenga. Aha navuga nk'iyitwa Minakshi, Pashupati, Mahavira, Ashoka n'izindi. Igitangaje ni uko abasenga izi mana baba bafite imigenzo yabo yihariye. Ushobora gutekereza ngo ni igihugu nyabakigisenga kandi kikanagira imana zirenzemo. Mu kukumara amatsiko ni uko muri iki gihugu buri umwe yahawe ubwisanzure bwo gusenga cyangwa bwo gukizwa uko ashaka. Si ibyo wamenya gusa, mu gace kitwa Kerala niho abahinzi bateranira bakizihiza umunsi mukuru wahariwe ubuhinzi, ahakorwa igihe kingana n'iminsi 12. Abawizihiza ari bo bahinzi babyina imbyino yitwa Horikari Porikore. Ababyina iyo mbyino baba bashushanyije mu isura y'ingwe, ibyatera ubwoba buri wese wabareba, gusa kuri bo byo ni ibisanzwe. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Papua New Guinea. Ni igihugu kiri mu majyepfo y'uburengerazuba bw'inyanja ya Pasifika, igice cy'umugabane wa Oceania. Iherereye mu burengerazuba bwa Guinea, ikirwa cya kabiri kinini ku isi, kandi kirimo n'ibirwa bitagira uko bingana, ahadasiba gusurwa n'abakerarugendo batagira ingano kubera ubwiza bwaho. Iki gihugu kandi kibamo imigenzo myinshi idasanzwe kandi ishimishije. Harimo imihango yera y'ingoma ya Kundu, aho bivugwa ko ingoma zivugana n'imyuka ya basekuruza n'abakurambere bo muri icyo gihugu. Si ibyo gusa, kuko hari n'undi muhango ukorwa witwa Holy Wigmen, aho usanga bakoze ipfundo ry'imisatsi y'abagabo bakavangamo n'andi mabara, ubundi bakabyambika umusozi ugaragara ko ari muremure, ibifasha kugaragaza ubudahangarwa no gukomera by'umugabo. Icyo ntakwibagirwa kukubwira ku bijyanye n'imico y'iki gihugu, nuko iyo umuntu apfuye, abagize umuryango baca intoki zabo nk'ikimenyetso cy'icyunamo, mu rurimi rw'amahanga bita mourning, bimwe mu bibafasha guhora bibuka kandi bakanazirikana abo bitabye Imana. Dukomeze ku mwanya wa 8. Aha ndavuga igihugu cya Thailand. Hakaba ubwoko bw'abategarugori bwitwa Kayan. Aba ni abagore batozwa kuva bakiri bato kugeza bakuze kwita ku kimero n'ubwiza bwabo. Bazwiho umuco gakondo wo kwambara impeta z'umuringa mu ijosi guhera bakiri bato kugeza bashesha akanguhe. Iyi myitozo itera amajosi yabo kuba maremare ifatwa nk'ikimenyetso cy'ubwiza,
imbaraga n'umuco. Iyi migenzo kandi yagiye ikurikirana uko ibisekuruza byagiye bisimburana, byerekana isano iri hagati y'abaturage ba Kayani n'umurage wabo. Izi mpeta z'umuringa zimaze kuba ikimenyetso kizwi cy'umuco wa Kayani mu gihugu cya Thailand. Zerekana kandi kwihangana n'ubwiza butagira irora by'abategarugori bo muri icyo gihugu. Ibi si muri Thailand wabibona gusa, ahubwo no muri Myanmar wabihasanga. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cya Scotland, igice cy'ubwami bw'Ubwongereza. Bagira umuco udasanzwe ukorerwa bitegura kurushinga. Aha ndavuga umusore n'umukobwa bagiye gushakana. Uyu muhango ukaba n'umuco mu rurimi rwabo witwa blackening, aho abagaragiye abo bitegura ku bana babatera ibiryo byarangije igihe mu ijambo ryihuse biboze, bakabatera ivu n'ibindi bintu bidashimishije. Uyu muhango wasanga gutegurira abashakanye ubushobozi bwabo bwo kuzihanganira ingorane bazahura nazo mu gihe bazaba bagize mu rwabo. Ku mwanya wa 6 turasanga igihugu cya Espagne. Muri iki gihugu kandi haba umuhango wa El Coraco, ugizwe n'ibirori bitangaje aho abagabo bambaye nk'abadayimoni bita Colacos, aho basimbukira abana bari kuri matora mu muhanda. Uyu muco usanzwe uba muri iki gihugu uvugwa ko ukuraho icyaha cy'inkomoko ku bana bakivuka, yewe ukanabarinda ibishuko bibi. Aho abagabo baba bambaye nk'abadayimoni mu myambaro irabagirana, baba bafite uduseke n'amahore, basimbuka aharyamye abana mu gikorwa cyo gutunganya no gusukura umubiri, bafite icyizere ko abana bazahabwa umugisha w'ubuzima bwiza n'amahirwe. Ibi birori bidasanzwe usanga byitabiriwe na benshi, barimo abaturage n'abashyitsi. Ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cya Denmark. Hari ibyo ushobora kumva cyangwa ukamenya ku mico runaka, ukumva ko ari urwenya cyangwa bitabaho, ariko niwumva biratangara cyane. Ibi mvuga ni ibyerekeye umuco udasanzwe, ariko mu bundi buryo ukagaragara nk'icyasha kuwukoreye muri iki gihugu. Nagiye muri byinshi, buri muntu urengeje imyaka 25, yaba umukobwa cyangwa umuhungu muri iki gihugu atarashaka, mu magambo meza akiri ingaragu, yicazwa ku ntebe agasigwa ibyo wakwita irangi cyangwa ifu byitwa sinamo, maze ugafatwa amashusho ukorerwa ibyatuma uhita ushaka nta gahato. Ku mwanya wa 4 turasanga igihugu cya Pakistan. Muri iki gihugu haba umuco kandi udasanzwe uzwi nko kunywa itabi. Ntutunguwe ariko uratungurwa. Iri tabi uburyo rinywebwa, bafata scorpion yapfuye bakayijanjagura kugeza ivuyemo ifu nziza, bakayivanga n'itabi cyangwa hashish. Ibi ni ibisanzwe kuba umuturage yanywa iri tabi, ariko kandi wakibaza uti mu kurinywa rifasha icyo rinyweye? Tuzi ko itabi risanzwe ryangiza ubuzima bw'urinyweye, gusa muri iki gihugu siko bimeze, ahubwo ku barinywa bavanze n'ibyo navuze haruguru, ni ikimenyetso cyo gukomeza imico y'abasogokuruza mu buryo bwo kurwanya ko wazimira, ndetse no kubafasha gukomeza kuzirikana no kumenya ibigwi byabo muri rusange. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cya Madagascar. Birababaza kumva no kubona umuntu witabye Imana ukamuherekeza ukamushyingura, nyuma y'ibyo byose hakaba ibyitwa gukaraba ubundi ugataha. Ariko niwumva ibi uratungurwa cyane. Muri Madagascar hari umuco udasanzwe uteye ubwoba, aho imiryango itwika bene wabo bapfuye igasuramo ibisigazwa byabo, nyuma y'ibyo ikabyinana nabo mu rwego rwo kwizihiza cyangwa gukeza abakurambere babo. Ku mwanya wa 2 tunyarukire mu gihugu cya Brazil, by'umwihariko mu bantu bitwa abasateremawe bo mu ishyamba rya Amazone, aho abahungu bato banyura mu muhango bita uw'ubugingo ukomeye kugira ngo berekane imbaraga zabo n'ubutwari. Uyu muhango ugizwe no kwambara ingofero zishyizweho inzoka zifite uburozi bwa Brettat zizwiho gukomeretsa cyane. Abo bana b'abahungu kandi baba bagomba kwihanganira ububabare bukomeye buterwa n'ubumara bw'izi nzoka, aho bazishyira mu ntoki zabo mu gihe cy'iminota mike kubwo kubagerageza. Uyu muhango uhamya ubushobozi bwabo bwo kwihanganira ububabare, ubutwari n'ubushobozi bwo kuba abantu bakuru. Nubwo ari ibintu bibabaza, uyu muhango ufite agaciro kanini mu muco wabo, nk'ikimenyetso cy'ubuzima burimo imbaraga n'ubutwari, n'uburyo banoza imirimo yabo mu ishyamba rya Amazon, harimo guhiga, guhinga ndetse n'ibindi. Ku mwanya wa 1 dusoze tumenya byinshi ku gihugu cya Thailand. Mu gihe cy'ibirori bya Phuket Vegetarian Festival mu gihugu cya Thailand habaho umuhango udasanzwe kandi ukomeye, aho abitabira bapfumura izuru, ururimi n'umubiri wabo hakoreshejwe ibikoresho bishyushye kandi bityaye nk'imishumi, inkota ndetse n'ibitiyo. Uyu muhango ushobora kugora abantu badafite imyemerere imwe, uvugwa ko ugirira akamaro umubiri n'umutima, ukanavanaho ibyaha n'imbaraga mbi. Abizera bajya mu buryo bw'umwuka bakora ibikorwa byo kwiragiza kugira ngo batange icyubahiro ku mana za kera z'Abashinwa no gushaka umugisha no kurindwa. Gukoresha ibikoresho bihiye cyangwa bishyushye bifatwa nk'igitambo cy'ukwemera no kugaragaza ukwiyemeza ku buzima bw'umwuka. Ibi birori kandi ni igikorwa cy'umuco n'idini gikomeye, aho abitabira bagaragaza ukwemera gukomeye no kubaha Imana. Ni naho dusoreje icyegeranyo cyacu cy'uyu munsi. Ngaho tubwiye muri comment igihugu cyagutangaje. Njye nari Aniki, wakoze cyane kubana natwe. Imana ikurinde.